umubyeyi wa gogo mu muhakayira hari samwegera hagira umufasha abatekinisiye bamuyobore uko awushyiraho. Umuntu ufite ururabo rwa pasiteri waturutse i Bugande ninde? Rwa Bishop. Uri umwana wa gogo. Reka rero bashyireho umusaraba umubyeyi wa gogo mu muhakayira hari samwegera hagira umufasha abatekinisiye bamuyobore uko awushyiraho. Umuntu ufite ururabo rwa pasiteri waturutse i Bugande ninde? Rwa Bishop. Rurihe? Murushyire hafi. Tukiraho mwegereze mukecuru ururabo. Zana ururabo ahusha mushyire mukecuru hariya. Nababwira ngo mwigire inyuma kugira ngo tubashe gukora akazi kacu neza. Ntago byakunda. Ngwino umwana, ngwino umuzanire mukecuru. Komeza, kongera uhamagare. Ndasaba ko abana bose mwigira inyuma. N'abari hariya mwigira inyuma. Famiye Munyakayanza. Nuruhi. Niyo ntabandika ubwo rwa mukecuru wambabariye tukabanza tugasoza ko nguhamagara. Abana mwabigije nyuma. Abantu bose bafite indabo mubaha inzira, amasaha yagiye, mubaha inzira begere hano hino. Abantu bose bafite indabo bazifate baziteruye. Mwegere hino. Aro Mukikize hano, abantu bose bafite indabo bakikize hano. Abantu ndamenye bari ibiki. Harakurikiraho pa Bishop. Kirahurura. Famiye Munyakayanza. Iri he? Zanurabura. Runo Rwanda. Famiye Munyakayanza. Bikore neza ko nica kamera. Famiye Byabusha. Ndaje. Muve mu nzira. Kuri jansariye. Aha, sawa. Okay. Aha bamara gutanga indabyo batanga umwanya abandi baze. Famiye yaturutse Rwanteru. Rwanteri ngabariya muze mubaha inzira akabyara nimba ari we wenyine uhari ntabwo warushyiraho. Shyiraho ururabo. Shyiraho. Kangende. Siri, kwese nshaka kurya ncabayinga amazi. Famiye Rumanzi. Rumanzi. Igihe ataraza hamagara undi. Famiye Didori. Famiye Didori rihera. Mushyire hafi. Iyi kamera muri gutsinda. Uhamagara abandi. Famiye Musamakweli. We mureke kunsunika inyuma. Famiye Musoni. Sanurabo.
Ushyira hamagara undi. GS Janjagiro Yes, iragira hari. abahari ashyireho ururabo shyira hano hawe Mwerekezeho ibiganza gusa. Twihute. Yes, iragira kurikiza. musubire inyuma aba bantu mubaho umwanya uretse Janjagiro Mutange umwanya abantu batambuke. Hamagara abandi. korari Korari umukira hari. hagira abantu babahagararira nka Tambuka batatu babiri babahagararire. Babakobwa bakenyeye. abandi n'abandi nibagiwe Mutambuke. Hamagara abandi. Babakayira mutambuke. Uretse abana kabananira na gogo kurarize dutanga ni kaze korari mwashyizeho ururabo Agakobwa kako. shyiraho umwanya ya gurupe yaturutse i Buganda nimwe dushaka umwana wa gogo se n'uwe bavuga uri umwana wa gogo abandi bantu bose basigaranye indabo abandi musigaranye indabo Abakoranaga. muzizane Batandukanye ku rupapuro bazanira. ni mukuru uyu mwana imyaka ingahe hari abantu bafite indabo tutahamagaye abasigaye mwese muzizane icyimbo cyacu mwabuze bite byaje kuvana narusanze Tuje rero twakire musaza Musoni. Umukuru w'umuryango Musoni agira icyo atubwira. Hanyuma dusenge dusoza. mutuze murakoze cyane turabashimiye abadutabaye hari urundi rusigaye ariko cy'u Rwanda babigizemo uruhare cyane kugira ngo tubashe kubona gogo iyo bataza ko haba izo mpande zombi ngo zihuze ibitekerezo ntabwo tuba twaraje ambasade zose zarigizemo uruhare naho rero ndabashimiye cyane nshimiye ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'ubwa hariya muri Uganda namwe mwese abadutabaye turabashimiye ngo uyu nguyu muzajye muhora mumwibuka ari abo biganye ku mashuri yarize yiga primaire yiga segonderi agera uwa gatatu segonderi afite amateka mazima mujye mumwibuka rero agiye ari intwari hanyuma umubyeyi wamuherekeje mu muco iwacu u Rwanda muhaye ubutaka burije ntabwo mwese twajyana ngo tujye kubureba ariko umuryango ejo wa hafi na hafi nzajya kuwubereka murakoze cyane Imana ibahe umugisha Reka dusenge. Barakoze cyane umuryango. Natwe nk'itorero turabashimiye kandi rwose Imana ibahe umugisha kubwo gutabara kandi iyi mirimo namwe Imana izayibibukira. Baba baturutse mu gihugu cya Uganda barwanye nabyo, baba abahanzi bafatanyaga bagiye barwana na byinshi, ni ukuri Imana izabibahera umugisha kandi izabibuke. Reka dusenge. Turagushimye mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe ku muryango wa Gororiyoza. Reka tuwusabire kugira ngo ukomeze kubana nawo kandi ukomeze kubiyereka ku manywa na nijoro. Reka abagiye i Buganda ujyane nabo, abagiye i Kigali ujyane nabo, abagiye hirya no hino mu gihugu ujyane nabo, abagiye mu bihugu bitandukanye ujyane nabo, abasigaye hano i Mununu nabo usigarane nabo, ubwiza bwe bukomeze kubiyereka. Kandi ubu butumwa Gororiyoza avuze kuri uyu munsi bukomeze kuzagera hirya no hino mu bihugu byose, buzatuma abantu bose bazabibona bashima izina ryawe. Ugenere na buri wese kandi urinde buri wese, ni mu izina rya Yesu Kristo kandi umwami mukiza wacu. Amahoro Imana itanga rito umuntu wese yakwibwira. Reka ayo mahoro ajye akomeza gutuma mukomeza kumenya Imana no gukunda umwana wayo Yesu Kristo. Kandi umugisha Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, uwo mugisha ujyane namwe hirya no hino aho mugiye, ubane n'imiryango, ubane n'abavandimwe,
uhereye none ukageza iteka ryose amen. Twese tuvuge ngo amena, twongere ngo amena, twongere ngo amena. Ndacyahingaho make. N'ifoto. Aya. Foto tundu todo. Nabwiye ngo nibuke. Ese mutese isata. Twongere tugafata ifoto yanjye. Turayifata. Ndakoresha 50 ko ari ifunguka cyane. Ndamutse nabuze footage mitambire. Wabuze footage. Mbari izo nashakaga. Basuti nawe nzibuze. abatekinisiye babisoza ihangane gatoya bagiye kuduha amatangazo y'ibikurikiraho na gahunda zikurikiraho ariko nanayatanga nihuse ngira ngo gahunda yo gukaraba ni hariya mu rugo hariya mwahabonye mwese ku bantu binaha abanyakigali n'abantu baturutse i Bugande turahurira i Remera abantu muraza kureba Bikemu na Joel barabayobora ahantu turahurira i Remera ariko abandi badataha kure cyane gukaraba gahunda ni hariya mu rugo twavuye hazabaho ikindi gihe rero cyo kuza gusura umuryango iyo vuba ndetse Bishop Anastase ndetse na Bikemu na Musoni ukuriye umuryango wa Gloriosa baraza kuba bari hamwe bahanye contact cyangwa se mu gihe cya vuba abina hazabatangariza uwo munsi Bikemu abi Bugande ni Kigali ndetse na Bishop Anastase bazabibatangariza. Reka rero dusabe n'ubundi umushumba watuyoboye muri uwo muhango agiye kudukurikirizaho imihango ikurikiyeho yo gushyiraho indabo ndetse no kuza kudusezerera. Murakoze. Murakoze cyane. Reka ninde bateguye ku indabo zikurikirana abashyiraho indabo amazina y'abo indabo. Okay. Niwe ubifite, niwe wabyanditse. Umuntu wese ufite ururabo yegere hano hino mu muhinzira abantu bafite uretse ndabahamagara usibye korali abandi bafite indabo ni bande? Ngewe hano ngira impeta Bishop. Sawa. Bishop atawameraho nkazamuka nkabambe. Mwese yemwe ba abantu mutereke aho ngaho mutereke aho Mwigire inyuma
Pastor, abantu bari bakomereye nabi kabisa muri iyi minsi. Ariko se baramerera nabi. Ahita Pastor Claude rwose. Oshatse ari ibyo bitambo bari gufata n'iki kigabo niba binabaho ibitambo kigabo nka kiriya kigabo Cyane cyo gifite inyama. ugafata ngo Hari amafoto ari mu gusaza. abantu bari hariya Ndacyahingaho make. Ni foto. Aya. Foto todo. Nabwiye ngo mwibuke. Ese mutese isata. Twayumvira rero tugafata iyo foto yanjye. Turayifata. Ndakoresha 50 ko ari ifunguka cyane. Ujya munsi nabuze footage mitambire. Wabuze footage. Mbari izo nashakaga. Basuti nawe nzibuze. abatekinisiye babisoza ihangane gatoya bagiye kuduha amatangazo y'ibikurikiraho na gahunda zikurikiraho ariko nanayatanga nihuse ngira ngo gahunda yo gukaraba ni hariya mu rugo hariya mwahabonye mwese ku bantu binaha abanyakigali n'abantu baturutse i Bugande turahurira i Remera abantu muraza kureba Bikemu na Joel barabayobora ahantu turahurira i Remera ariko abandi badataha kure cyane gukaraba gahunda ni hariya mu rugo twavuye hazabaho ikindi gihe rero cyo kuza gusura umuryango iyo vuba ndetse Bishop Anastase ndetse na Bikemu na Musoni ukuriye umuryango wa Gloriosa baraza kuba bari hamwe bahanye contact cyangwa se mu gihe cya vuba abina hazabatangariza uwo munsi Bikemu abi Bugande ni Kigali ndetse na Bishop Anastase bazabibatangariza reka rero dusabe n'ubundi umushumba watuyoboye muri uwo muhango agiye kudukurikirizaho imihango ikurikiyeho yo gushyiraho indabo ndetse no kuza kudusezerera murakoze cyane reka uko indabo zikurikirana abashyiraho indabo amazina y'ayo ndabo okay niwe ubifite niwe wabyanditse umuntu wese ufite ururabo yegere hano hino mu muhinzira abantu bafite uretse ndabahamagara usibye korali abandi bafite indabo ni bande yewe hano ngira impeta Bishop sawa
bishobotse wameraho nkazamuka nkabambe nzamuka mwese yemwe ba abana mutereke aho ngaho mutereke aho Pastor, abantu bari bakomereye nabi kabisa muri iyi minsi. ariko se baramerera nabi Ahita Pastor Claude rwose. washatse ari ibyo bitambo bari gufata n'iki kigabo niba binabaho ibitambo waba kigabo nka kiriya kigabo Cyane cyo gifite inyama. ugafata ngo hari amafoto ari mu gusaza abantu bari hariya